erega gukomera kwacu naba bacu mundamukirize umubwire ngo hari imbaraga ziri inyuma yacu. Sitasumbuka wakuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kuni mimi ingawa haki ificha. Dushimira abantu bose n'abashitsi muri aha munemerere rero dushimire government ya Uganda itwemerera guterana. Ushoboye byose mwami Imana, ushoboye kuroga imigambi yawe. Abatanzi nitwa Matayo nta mahizi mhoza. Madame Sima Musalimu kanisa uriwe ni wijuru ryaduhuje nawe. Na Mungu akubariki uko mtu mzuri. Mbashimira siwe mureke. Nubwo nababanjije niyo administration ariko imbaraga hariho zituruka. Vuga ngo nukuri. Nukuri ntimba zacu niso ishize imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho bategereje yuko yakubiswe n'Imana kandi yazize ibyaha byacu. Yakubiswe n'Imana data, yakubiswe n'Imana data kandi yazize Bishop atubwiye amagambo meza, kanongere ngushimire kuba duhuriye muri tere. Komera Imana amashi kubwa Bishop. Twaganiriye amagambo menshi, ubundi mu nyigisho haba intro, hakaba na development, hakaba na conclusion. Uyu munsi turi muri conclusion, ariko tutagusiya kidogo tumuri development. Turaganira kuri topic ni gitara cy'abasore, abagore n'abagabo mubifatiremo namwe, ariko je ndimo kubwiriza abasore. Turaganira kuri topic ivuga ngo umusore ukenewe, kijana na hitajika. Daniel igice cya mbere n'umurongo wa 3 uwomboke usomu wa 4, hanyuma urahita usimba usomu wa 17. Na ikindi muri Timoteyo wa mbere bahasomye murahazi, kagira uhinyura ubusore bwawe. Ndashaka iki kandi tugana umusore ukenewe. Ninde wahabonye dusomera kitabu cha Danieli sura yake ya kwanza ngo nurangiza gusoma uyimusubiza. Igice cya mbere murongo wa 3 uwombo kugere ku wa 4. Nuko umwami ategeka Ashpenazi umutware w'inkoneze nuko kuzana abana b'abasore, kuzana abana anashungika urete abana b'emisore, apana b'abashosi misore, apana basaza, urete abana komeza bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami, apana b'i Babuloni bafite komeza da n'ab'imfura bandi kuri 4 batagira inenge sasa ahubwo b'abanyaburanga 3 2 b'abahanga mu by'ubugenge bwose, sukuma bajijuka mu byo kumenya, moto b'ingenzuzi mu by'ubwenge, sukuma kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami. no rekeraho
ahandi ndaho tubashaka ndamukiriza abantu mwishuranye umuramutse umwe gusa pana babiri umubwire ngo uza amakuru ko mufite abasore wanyu vuga ijambo rimwe ubuzima bwaje vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu dukomye amashyi ku cyubahiro cy'Uwiteka vuga ijambo rimwe vuga ijambo rimwe ku buzima bwacu ritubere impamba n'inkomezi. igice cya mbere cya Daniyeli abahanga bavuga ngo ni muri chapitre yo kugeragezwa abagaragure n'abaca mu butayu n'abageragezwa hahirwa abageragezwa nibamara kwemererwa bazambikwa ikamba kirumvikanye kugira ngo uzagere kure rimwe na rimwe ibikugerageza biza bikubera siponsa wo kugira ngo ubusore bwawe bugaragare. iraje Imana Isiraheli bazanywe iminyago gatatu basubirayo gatatu ariko fasite wabo igihe cyose ku isi yose no mu Mana mu ijuru ikunda abantu abambere n'abanyabwenge abakabiri n'abakorana umwete biravuga ngo bashakishana umwete nibo bazambona parce utakiza umwete wanitafutao kwa bidii. Jurwe tegeka byose biremera jurwe tegeka byose biremera. nimusambure ibikazi sema haleluya Haleluya. abambere n'abanyabwenge abakabiri n'abanyamwete abagatatu n'abakora. igihugu gifite abanyabwenge kikagira abanyamwete kikagira abakora habe n'imiryango nta bukene buza buvamo ubwenge abanyamwete abakora ubwenge tumia akili yako vizuri Na mjue na kupaswa shetani atakutamani wesimama jipange sawa sawa. tumia Tumia akili yako shetani anakutamani wesimama jipange sawa sawa. macho yako mbele Numukanda toka mbele simama kiumbe jipange sawa sawa. Nebukadinezari ataya Isiraheli inamba ya mbere ngo yazanye abantu b'abanyabwenge kandi muri abo banyabwenge Danieli alikuwa ndani, Anania alikuwa ndani, Mishaeli alikuwa ndani, Azaria alikuwa ndani, abandi bose ntibaza bavuga ariko batipe bagize ubwenge kwa bidii barakora. Aha, reka tugende gahoro gahoro. Bakuzanyira uri umunyagano nono batangiye kugushakisha. Mumama twimbabwira ikintu hano. Wow! Nina musore ngukuga ngo turi impunzi. Cyasi ni impunzi. Impunzi ni mu mutwe. Ndamukiriza umuntu mwicaye umubwire ngo umutwe wawe udatekereza uri impunzi. Nindo kubeshe ngo turi impunzi. Ni muri impunzi ni wowe ariko ijuru n'amatayo
ngiye kuvuga aya magambo ndanezerewe ngo barangize bamushuranya ntibavugwa n'ababyumvuhora ntibavuga n'abaherite ariko hamavugwa Daniyeli. Mu mpamvu za mbere zikomeye Daniyeli akora faze zibiri. Iya mbere ngo baza kwemerwa n'Imana. Nubwo woje mumenya nubwo bokwita amazina ariko ndukemera ayo mazina ngo uyagenderemo. Hari ibyo ugomba kwanga kuko wakuremye mufitana isano rya bugufi. Capacity yawe kiri mu magambo bakwita impunzi tuba impunzi yamerwa n'Imana. Namba 2 imushiraho igikundiro. Ndahanuye muri iki kinyejana muri iyi season ndahanuye ngiye guhanurira abantu Imana yo mu ijuru kwemere kandi nirangize gushiraho igikundiro cyane. Daniyeli igeza mukiri Uwiteka Imana ye habe no mu byago yakomeje kwiringira yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza hirya y'ibishyimbo by'intare yishe ubugingo. Mundega amatwi nubundi amafaranga natanze ku ishuri rya Bibiliya agomba kugira umusaruro. Haleluya. Muzamuri biganza. Daniyeli igeza mukiri Uwiteka Imana ye habe no mu byago yakomeje kwiringira yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza hirya y'ibishyimbo by'intare yishe ubugingo. Yeme muzamura dutange haleluya amashimwe. Samba haleluya. Imana ye yasaga nk'iyamurarutse ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare niyishira ikuzimu kandi ntikurayo hirya y'ibishyimbo by'intare yishe ubugingo. Iyo wemewe n'Imana uri umusore 2 kagushiraho igikundi turuwa uzugira ibintu bitatu. Icyambere ugira agaciro mu izina ryawe. Izina kugira ngo rimenyekane si urusaku si bene wanyu bararikorera. Abasore muri aha nimushake mwitwe banyamuco mwitwe munyaneza nutarikorera ubureburi bwo urabufite inzobe yo urayifite umusatsi w'irende ni tele habe n'amasosi urayafite ariko nutabikorera. Daniyeli igeza mukiri Uwiteka Imana ye habe no mu byago yakomeje kwiringira yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza hirya y'ibishyimbo by'intare yishe ubugingo. ndamukiriza uwo mwicaranye uwo muntu mwicaranye umubwira ngo abantu ntibashaka amazina bashaka ibikorwa. Daniyeli aravuga toke pase twazanywe iminyago me tukorere muri preza. Ijambo rya kabiri ngo ararishakisha izina nari yawe ariko noneho ndi yawe muri systeme itari ya Israel. Aha muri Uganda systeme ya Uganda niyo dukoreramo. UN nubo yosara igasaragurika Elianda ya systeme y'ijuru ya Uganda banzura kijuru. Niba mutaza musoma ibitabo mwongere mugura ibitabo musoma. Ubu nyine hano OPM ivuga ngo mwese mufunge murudi kwani kunyumba
nta muntu wafyotoka nubwo wabuze kuvuga kandi tugira imvuzi mu bakongomani nubwo bozizana hano gusa kandi iyo kareba akabwira ngo muceceke twese nuko nta muntu wosezera undi gusa uwo mwojana n'abana bawe n'umugore wawe muri iyo systeme nimuzamura ibiganza nimuvuge ngo haleluya bima mambo nanazara wa Matayo ngo aravuga ngo muri iyi systeme ndayihindura kugira ngo ayihindure abanza kwivanga na systeme y'ijuru nimumva mwabasore muri aha ngaha twarababyaye turabigisha ni mwitonde kandi mugabanye umuvuduko iyo myaka mufite si yo gukomeza kudusaba omo n'amasabune yo kumesa mwarakuze twarabakujije mufite icyongereza umuntu yorangiza 4e secondaire senior 4 yarangiza ugasubira ugasaba nyoko na sisabune hindura system nimugere muri Jesse naje kubwiriza abasaza naje kubwiriza abana bacu twabyaye Imana yaduhaye tutaza guhombana n'aba bana reka tubashira mu ijambo hakirikare yinjirana muri systeme babanza kwiyunga n'Imana ese mwabasore wiyuze n'Imana ntaza sakuza mu rusengero wiyuze n'Imana ntaza siga amateraniro naho mwebwe muri mukuririmba ikorari mukama musiga abasaza ariko igitafasha tubabyare tubigisha sansikuru tubarere noneho haje n'undi muvuduko wo gusuka ntibireke aho ngaho no gutobora amatwi byose mudusaba ifaranga mwe ahindura system Bibiliya yambwiye ngo arangije ngo akora igikorwa gikomeye Daniel ngo arwana n'amatsinda ane itsinda rya mbere ngo agwana n'umwuka w'ubwenge w'i Babuloni umwuka w'ubwenge w'i Babuloni itsinda rya kabiri arwana n'umwuka w'idini ngo idini ryamaze kuza idini gutya nukuririmba gusa ikorari idini barangiza ukamubona kwamanuka umusore barashagenda bunamye se abako murabona mu bihumbi 2085 nibo bazabayobora ko murabona itorero rizaba ririhe ko murabona tuzaba tugeze twe so tushasha mwebwe ni muzamuri kuri stop none muri mu gusiga amateraniro mwarangiza akagitangaza reka mvuga aya magambo Bibiliya iravuga ngo arangije Daniel arwana n'umwuka w'idini uwa gatatu arwana n'umwuka w'ibigirwamana roza miungu muri byo bigirwamana nico cyatumye mu gice cya mbere kigeragezwa bamuzanira ibiryo byahamurikiwe ibigirwamana Daniel yamavuga ngo ipu naho wowe usigaye usohoka udasezeye ukaja no mu ishuri ngo wagiye ku kigo uri umusore nawe ufite izindi soro tufite ni mwitonde mwabasore mwe ko turarihira abantu yakuzanira amanota ngo suze ukuntu byageze si ukuntu byagende uri mu gusohokana nande ejo naravuze ngo ababyeyi muraha reka mbege nimukore systeme n'abagabo bantu musohokana abantu mubicari kantu mubabwire vision mufite nimurangiza mubazimana mubajana ahantu nimbivuga muri dimension y'inyigisho twigishije zimurenge ntimubyumva mubagurira imyenda yo gukina kabumbu muri kumwe nabo babikunde papa akunda ibi nawe mubajane kuri piscine ibyo abanyamurenge ntitwabyumva ariko isi nimutabikora izabajana ku manywa na dimate ngiye kugeza ku musozo kandi ibingibi ngo azanye ibiki ngo ariko vuga neza ngo sinza kunda genze sinza kunda ungenze
namwe mu bagabo mwe nimutangira igitaramo cyo gufata umwanya kandi cyane cyane abasore kuko umusore harakubeka 45 tushaka dufite 20-25 ukagera 45 utarasohokana umugore wawe uzambwira amakuru nitwa Matayi wacu ni mu Ibogobogo nico gituma zashangushima zavuga ibiko yakoze ni nyamibwa gahoraho yaracunguye marangije aravanga ibyo bintu bizashoboka ariko umwami system irabagora irangije kubagora ngo bashakisha abasore babiyana Bishop Ngendahari ntibashakishije abagore ntibashakishije abantu babaye bacyamani mu gihugu bashakisha abasore bafite uburanga bwiza bajijutse tuwa bantu bari smart umuntu w'umusore utazi no kwambara ugomba kwambara neza wasu unatambuka ugakora akazi neza kwabyuka saa 11 mwemwe ndimuza mwigira kubagande n'abanyankore mwibarabara z'amaganda umuhogo gorobo yaza umuhogo akasori kandi nta muntu utagira apeti tukamata leta akasori kandi kigori nimba hari ikintu kigira ritime kigori kibisi gutya kigira umurongo naje ndagikunda inzambigura ngenda nkabigura kandi ngaruka byamaze ifaranga none otekereza bene ibyo bintu ariko twebwe urebe hano aba basore bose buzuye hano nta muntu numwe wicaye hano ufite systeme yo guteka capati tibabizi kinyozi ndayo uraba uyu muhano wose hano muri nani hano na Kivare Nyarugugu ngo ndasaruni hari ko murakora Tidukane gusaza haleluya dukene ni faranga ibyo bintu ni mwabyumva nababwiye none mu rusengero iwaje ndababwira ngo sishaka umusore ukomeza gutambuka gusa mwibara uramanutse dukongo uramanutse Sudani uramanutse sinshaka ibituza byanyu hano mutabonye mwese musenge mushaka ifaranga kandi ni murangiza jewe mbabwiye amakuru ko ndakora nguriya mugore wanje ari mwidu ahubwo nongare mbabwire abadamu muzamambara amakanzu meza dore nguriya munteze imbere mfite n'ikiraro cy'ingurube ubu ngiye kutunga inkoko nyuma y'amayinga 2 ndaje kugura inkoko hariya mu isoko rya Kicaza nindangizaga bazabantumira muri Nairobi zinjire nibantumira Australia zinjire mu ngurube zinjire mu nkoko zinjire mu iduka zinjire mu kanisa zinjire bituma Imana yo mwijuru imwizera imuhigikundira kumwami Nebukadineza bituma Imana yo mwijuru imwizera imuhigikundira kumwami Nebukadineza nimuzamure ibiganza byanyu sema haleluya haleluya none reka mubaze sindi umugabo aba batu kibashaka ngo twambara duberwa mu gitondo ngo ndarashyo none ga mabasore mwe mushaka abo bacubina bataje gutoragura inkwi zibinjike nta bishasha nta no guheta inzara ifaranga korogate ifaranga amatwi ifaranga umushaku faranga mumumenye mumwiyeke uyo satani yokahenda atamuheba kutelanya nta muntu uzugira 6 atagaragaje ibikorwa byo mu musore bwe kuko Imana imaze kumwizera imutamika impano ngo amenye kwijera dufite abasore hano alto nibo bambere soprano nibo bambere tenor nibo bambere ariko yarize ikinyarwanda rakizi igiswahili rakizi ikizungu rakizi ariko guhimba indirimbo byamunaniye
azaririmbiza abandi niyanje naje uri mu kuririmba dunia tulimo inayumba kama mlevi. Iyo ni ijuru n'amatayo. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kuli mama yake Ana. Kuitwa iya kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake. Mama Ana alipashio ili awe mtoto. Kuri channel yanje ya YouTube ifite ibihumbi 40 birenga. Buri kwezi le 21 inzanja guhemba. Wowe ukageraga ngo muri kumwe na ndamahizi usaga n'ikigabo kira aho ngaho gusa. Yawe usinziriye we kanguka. Mu mpamvu zatumye Paulo avuga ngo yawe usinziriye ukanguka. Mu gice cya mbere cya Efeso nimubwira muke. Efeso hari imana zibiri, Diane na Artemis. Kandi abahanga b'abahungu barahonga ngo barabakoresheje ngo barangize muri antre yabo. Nimubwira muke. Abahanga babiri baravuga ngo binjije ifaranga muri coge ngo zingana n'inka 240 wozinjiza se utagira ubwenge udakora utazukora uza uwirirwa uryamye ahubwo reka mbaze ukuwoshakwa umugabo wawe agakomeza akaza gusaba ngizo kuja kumikawa ntukomeze kubika ngo umusohokane uje kumbote se uzusoma Bibiliya barangise. Paulo yamamanuka afata urugero rw'abagabo arababwiriza ubwo abasaza arababwiriza afata urugero rw'abasore arababwiriza barangije kubabwiriza mu myaka 3 ngo agera no kubakozi bo mu rugo bababoye yamamanuka neza afungirwa i Roma. Arangije gufungirwa i Roma muri cya gice wavuze ngo asanga abantu Yesu yabatamitse n'uburyohe bari bamwumvikanye bari bamuvanye batritse neza Arteme na Diane ngo asanga kandi bakubanutse bagica bagoronzutse basubirayo. Paulo yamababwira ngo yewe usinziriye kanguka Kristo. Okay, ndangize conclusion natinze protocole giyije kwa barevera nabizo meltike habari ikintu kiba kivuze nimugera muri turacari kumwe nimukomera Imana mashibeshe bima mambo ndagarutse nta musaro uzugaragara ngo bamwitura umugabo. Nabize mu muco wacu wa Kinyamurenge iyo bavuze ngo sha uri umugabo aba yarakoze ibikorwa nakure kw'Imana ngo uyu muhungu w'abanaka shango uri umugabo ngo ariko ngo mwarabyaye bakakwirata mu bana wazurenga hirya mu Kamina ngo se ngo wabonye uwo muhungu warunaka ngo nasanze ejo bundi ngo afite iduka rikomeye ngo kandi iwabo ngo bama batangira kera ngo habe n'abanyirarume ngo bagaza bajisara amabira kera umuntu yagaze aje gucuruza iwacu mu bibogobogo kubera ibintu bimwe na bimwe by'inyigisho zimwe zifite ireme kubera kudasoma cyane bakamavuga ngo yabaye ikirara ngo ubwo yagisara amabira itangaza kirabaye nagiye kwimba inoro gusa icyambabaze nuko nazibuze narazibuze ndakunyaga iyo ntazi itangaza kandi icoge nari mfite kigituza naranyoye amata nta muntu uzuma amata ngo agire intege nke. Ndamukirisa umuntu umwisheranye umubwira ngo urashaka ko bakuvuga va mu rusaku genda ukore nuko data nyaba kabata zije hangaha niho hafi ni muzamure baragara ngo yuwacu azasubira sigare materano ni muzamure bigaza juruwe tegeka byose biremera juruwe tegeka byose biremera ijuru jambereye ihembe ryagakiza yakomeje yamenyesha imbaraga mubwiye naritsikamiwe yama baranga ni muzamuri biganza gira ndangise nimuvuge ngo haleluya naho yaje ari ukugera ngo izina rya Isiraheli rigira agaciro ndikazakaza ngo n'abantu benshi umuntu ufite ubwenge ukora na speed
ugaragaza ibikorwa